undi utari wowe. Mfite undi utari wowe. Mfite undi utari wowe. Ni wowe umutima wanjye wiringira, kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye. Kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye. Ni wowe none nakiringira, ni wowe fatiro ry'umugabane wanjye. Kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye. Kuko ngufite umutima wanjye uguwe neza, ubuzima bwanjye buratekanye. Kuko ngufite umutima wanjye uguwe neza, ubuzima bwanjye buratekanye. Kuko ngufite umutima wanjye uguwe neza, ubuzima bwanjye buratekanye. Ni wowe byose nkeneye mu buzima bwanjye. Imbere yawe hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe hari ibinezeza ibihe byose. Ni wowe byose nkeneye mu buzima bwanjye. Imbere yawe hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe hari ibinezeza ibihe byose. Ni wowe byose nkeneye mu buzima bwanjye. Imbere yawe hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe hari ibinezeza ibihe byose. Mu kuboko kwawe hari ibinezeza ibihe byose. Ntacyo nabura, Oya, ntacyo nakena, oya, ntacyo nabura ni wowe namba. oya, Kandi ntacyo nakena, oya, iby'ubuzima muri wowe birahari, birahari, iby'ubuzima nkeneye, birahari, birahari, ntacyo nabura, oya, kandi ntacyo nakena, oya. Wowe watanze Yesu wamuduhaye n'ibindi byose twifuzaga, kandi bimwuzuye byose. Kubw'ubuntu twarabihawe. Wowe watanze Yesu wamuduhaye n'ibindi byose twifuzaga, kandi bimwuzuye byose. Kubw'ubuntu twarabihawe, kandi bimwuzuye byose. Kubw'ubuntu twarabihawe, kandi bimwuzuye byose. Kubw'ubuntu twarabihawe.
tugiye kugira mwanya mwiza wo gutanga amaturo, ariko mbere yuko tubikora turabanza twakire abayobozi bacu. Reka dusabe n'ubundi mushumba w'itorero ryacu, ntabwo yakererewe, yarari hano, yahageze kare mbere yanyu mwese benshi, ariko kubera impamvu z'akazi nyine yarakiri mu biro atunganya ibintu. Reka tumusabe ijuru n'ubundi adusuze tumwakire. Amen. Mushumba tumwakire mu izina ryande. Hanyuma umwigisha wacu twari dutegereje arahageze, reka tumusabe watambuke hano imbere twibwire. Ngewe mbonye ari bwa mbere mubonye, mwebwe niba mumuzi murajya kubigaragaza. Abantu Yesu yashoboje mukagera hanga iki gitondo. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Amazina nitwa Nyiramugisha Penina, mvuka mu karere ka Musanze mu majaruguru y'igihugu. Ndi umukristo muri iri torero rya Pentecote, ndi umuvuga butumwa bwiza, ndi umutangabuhamya bwaho Yesu yankuye nahangejeje. Ndi umubyeyi rero, mbyaye 4, mfite abakobwa 3 n'umuhungu 1 n'abandi bana 2 ndera. Ndi umugenzi uja mu gihugu cyo mu ijuru, ibindi Yesu naduhana umugisha. Harabamuzi muri mwebwe? Yose ngaho rero. Ni bande bamuzi ngani muzamuri biganza turebe? Kuri YouTube. Turamwakiriye mu izina ryande. Muri iyi minsi dufite umugisha wo kubona abavuga butumwa bavuye mu majyaruguru. Mu majyaruguru. Imana imumugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tugeze mwanya mwiza wo gushima Imana, nta wabisabye by'umwihariko kubikora ngo ari tubwira ishimwe rye, ariko turabizi ko dufite amashimwe menshi mu mitima yacu. Ndagira ngo mbere yuko nibaze ba Benaya tugiye gutanga amaturo y'ishimwe, tuyatanga kuri Momo Pay 077911 tukanayatanga uyafite mu ntoki. Hari ibisekari yabyabugenewe niyo duturamo, ariko mbere yuko dutura munyemere n'ubundi tusenge, dusengera abagiye gutanga amaturo. Innocent protocol natambuka yani mbere senge abagiye gutanga amaturo. Ngaho ihute bagume bashiremo indirimbo iyo mubabwira kugira ngo tutaja gukererwa. Ngwino usengera abagiye gutanga amaturo, hanyuma rero dutanga amaturo y'ishimwe. Kandi nushaka uhita usengera n'abana, uhita usengera n'abana kugira ngo bose bijyaniremo batura amaturo nibamara bahite bagenda. Turagushimye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko waturinze tukaba turi amahoro. Tweretse abagiye kurambura ibiganza batanga amaturo kugira ngo bahe umugisha. Dusengeye n'abatabonye icyo bari butange kugira ngo nabo Mana ubagirire neza. Dusengeye abana bagiye kujya kwiga inyigisho, ubane nabo mu izina rya Yesu, amen. Tugiye guhaguruka twese, abana ntabwo muragenda, mutanga amaturo y'ishimwe namwe kimwe n'abandi, ni murangiza murahita mugenda kugira ngo indirimbo tuyiririmbe. Ngaho twahagurutse, narivuze ngo duhaguruke mu Kinyarwanda. Acha tusimame, ndabona Kinyarwanda mutacumva neza. Acha tusimame sote tuimbe wimbo wa kutoa sadaka za shukrani kwa Mungu. Ni mutinda ndavuga mu Cyongereza. Yes, dutanga amaturo y'ishimwe, abana nabo bayatange kandi bajya kwiga inyigisho zabo zabugenewe. Amaturo y'ishimwe abayafite kuri Momo 077911.
turakamenye neza twese byibuza kandi kamwe twomenya mukagire ibitero bibiri gusa kabiri gusa ariko tukamenye twese ako mwaririmbye neza cyane ko natwe tube nk'abahumeka aho rero muri bamusha mu izina rya Yesu. Tugeze mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana kandi mbere murinze neza muradufashije katwumva ijambo ry'Imana ducunguje ubw'umwete n'ubundi dusaba umushumba w'itorero ryacu agatambuka imbere hanyuma asengereye umwigisha mu ijambo ry'Imana nawe arakoresha igihe umushumba yamubwiye. Muhaguruke dusenge Imana turamara umwanya twicaye twumve ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi bitubaho. Niyo mpamvu twageze mu nzu yawe. Ariko hari impamvu twageze mu nzu yawe. Kandi mu mpamvu nyinshi zatumye tugera mu nzu yawe harimo n'impamvu yo kumva ijambo ryawe. Turakwereka uwo wararitse, uwo washimye ko avuga. Turamusengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizimubeho. Umwuka wera namubeho. Reka icyubahiro cyawe kigote iri teraniro. Ukora imirimo n'ibitangaza muri iri teraniro kubw'ijambo ryawe. Twirukanye imyuka mibi, Satani n'abadayimoni turabirukanye mu izina rya Yesu. Imigambi ye yose tuyitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Reka ubwami bwawe buze, icyubahiro cyawe kigote. Turagushimiye yuko ugiye gukora imirimo n'ibitangaza mu ijambo ryawe. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Iminsi nzamara ku isi ntago nyizi sindayimenya. Igihe uzazira ntacyo nzi, ariko icyo nkwisabira ni kimwe, uzarinda ubugingo bwanjye kugeza ku iherezo ryanjye. Kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri nje, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri nje, ariko hari icyo ngusaba, uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye. Ababyumvishe haleluya. Imana nishimwe. Ndagira ngo abantu muri hano mumfashe gufashwa muri iyi minota ngiye gukoresha. Umfashe gufashwa ungurize ndi hano iwanyu, nuzi wacu nzakwishura. Ndabigusabye. Bibiliya yarambwiye ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukorana umwete. Mureke no gusenga, tujya dusengana umwete, kumva icyo Imana ivuga tubyumvana umwete, Imana y'amahoro itugirire neza. Bibiliya yarambwiye ngo uwukorana iki yemwe umwete. Gukoma amashyi ukomana umwete, amina. Guhimbaza Imana uhimbazanye umwete, kuko nanone ijambo ryaravuze ngo Imana yacu ni Imana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, no gutega amatwi izabiduhembera. Nimwongere mumvugire ngo amina.
uyu muririmbyi yuzura umwuka rero simutindaho, aravuga ngo iminsi azamara ku isi ntago ayizi, sinzi wowe iyo uzahamara nimba uyizi. Arakomeza aravuga ngo nta nubwo kugeza iyi saha arayimenye. Yavugaga mu gihe cye, aravuga ngo igihe Yesu wacu twakurikiye azazira naco ntaco azi. Amina, haleluya. Ariko aravuga ngo ico nkwisabira ni kimwe, yararebye asanga nta kindi cyaruta ubugingo. Aravuga ngo ariko hari ico ngusaba, uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanje. Ugira icyifuzo muri iki gitondo cyo kubwira Yesu akurindira ubugingo, kuko ubugingo ni ikinege, ubugingo nibwo buzabona Imana. Haleluya. Yesu arindira abakobwa bateranye uyu munsi ubugingo, Yesu arindira abasore bateranye uyu munsi ubugingo, Yesu arindira abagabo n'abagore ubugingo, Yesu arindira abana batoya bacu ubugingo kugeza ku iherezo. Imana y'amahoro itugirire neza. Aravuga ngo kugira ifeza n'izahabu, aravuga ngo yewe Yesu ibyo urabizi kari byiza kuri nge. Aravuga ngo kubaho neza ndetse n'ibindi nabyo muhumura, Yesu arabizi kari byiza, ariko password ni ukubwira Yesu akaturindira ubugingo. Imana nitugirire neza. Nari nabibwiye ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, ankura mu magana menshi y'abanyabyaha, amuha agakiza ku buntu nta kiguzi muhaye. Njya nkunda gutanga ubuhamya, numvishe babaza ngo mbese abanzi ni bande. Hari abashobora kuba barambonye kuri YouTube, kuko naho iyo Yesu yankundiye ngasenga nkabyemererwa, naho njya mpavugira Yesu. Abandi bashobora kuba banzi mu mavugabutumwa nk'ahantu twahuriye, ariko nshimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko inshoboje kugerana hano kuri uyu musozi. Izina ryayo nirishimwe. Nababwiye ngo mvuka i Musanze ariko ntuye i Kigali. Ndi muri uyu mujyi kuko nta jambo Yesu ajya avuga ngo rihere. Ntuye mu Kigarama ku Gisozi, niho nje nturutse. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndi umubyeyi Yesu yakuye mu magana menshi nari mbivuze y'abanyabyaha, amuha agakiza ku buntu. Ni ngewe uri kubihamya ngo yakampaye ku buntu nta kiguzi muhaye. Iyo agakiza kaza kuba kagurwa amafaranga, ndabarahiye ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana ko agakiza iyo kaza kagurwa amafaranga nta muntu wari kuzakangurisha. Ibi bintu byumve. Iyo umwana w'umuntu aza kuba yicara ku ntebe y'imbabazi akababarira abantu ibyaha, uyu mureba Penina nta muntu wari kuzambabarira, ariko ndashima Yesu ko yambabariye. Mama wanje yari yarasenze, amavi yarabaye nk'ayihene, mbese yarasenze ku rwego yagize ibyapa nanga sinkovu ku mavi, polisi zirafunga ngewe uyu zirananirwa. Ariko ibidashobokera abantu kumana bigira gute? Birashoboka. Birashoboka ko nawe amateka yawe yahinduka, birashoboka umubabaro wawe wavamo ibyishimo, birashoboka kuba warunaniwe ariko Yesu yahagera ukaruhuka. Imana nishimwe. Yesu wacu twakurikiye ndi umugabo wo guhamya ko hageze bihinduka. Ni rudatetereza bamwisunze, ni intwari mu ntambara, ni rurangiza rwa burundu. Nimumvugire ngo amina nimba wumva ntacyo bitwaye. Haleluya. Arashoboye Yesu, ariko nanga ntagashoboye. Arashoboye nimba utarunabizi utanabyizera, nje ndi guhamya ko Yesu wacu ashoboye. Hari impamvu Tewa yuzuye umwuka mu gihe cye, aravuga ngo nshingiye ku byo nabonye, aravuga ngo ndi umugabo wo guhamya ko Yes. Imana nishimwe ngo kunanirwe gukora n'ugutwi kw'Imana ntago kwapfuye barako, ngo kunanirwe kumva ugutwi kw'Imana kuracumva ibyacu. Bamwe bari kwati mbese ni ibiki yakoze? Reka mvuge ingingo z'ingenzi kuko mu minota mpawe kugira ngo tuze gukomezanya nabo mu teraniro rya kabiri n'irya gatatu ntago nabivuga ngo mbirangize. Ibyo Yesu yakoze ni bitangaza, nawe hari ibyo yasize atarangije, ariko n'umugabo nanje ndamwemera. Haleluya.
yesu yankijije umwuga w'uburaya, yankijije umwuga w'uburaya. hari bari kwanga ngo ibyo se birakomeye kuri njyewe. yesu yankijije umwuga w'uburaya kuko umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. yankijije uyu mwuga, imbaraga za polisi zarananiwe, imbaraga z'amasengesho arizo zisigaye zikukuza. imana ikora ibikomeye. njyewe natangiye gukorera satani mfite imyaka 14. satani antwaza igitugu ankuye mu rugo rwa Gikristo. mama ari umudiyakoni mu badive, papa ari umukuru w'itorero. mvuka mu muryango w'abana 10, ndi umwana wa 5, turi 9, umwe niwe wadukuwemo. njyewe rero nkwazwa igitugu na satani, ndasambana nshuti zanjye ku rwego nakoze uburaya. barareba basanga hari revo ngezeho, baranyamamaza bantorera kuba perezida w'indaya. nari perezida w'indaya, ntago ndirata ibyo, ndirata ubuntu Yesu yangiriye. uwari perezida w'indaya ari we njyewe, uyu munsi ndi perezida w'icumba cy'amasengesho, kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. haracyari ibyiringiro, nsubiyemo kabiri ku igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. nimukomere, urufatiro rw'Imana ruracyariho. nsubiyemo ngo rwanditsweho Uwiteka azabe. Imana irashoboye, na nyuma ya zeri irakora. Imana ikiza uburaya kuri urwo rwego, ikibazo cyawe ntiyakinanirwa. icyo wabuze ni ukwizera, naho iracyakora. ntijya yanurwa imvura iguye, ntijya isaza ngo yicumbake abantu. ndabarahiye ni rurangiza rwa burundu. arashoboye, ankiza ubusinzi ku rwego rw'indengakamere. yesu kumukorera njye nta gihombo mfite, kuko Dawidi we yuzuye umwuka aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko. iminsi ya kera sha ndi inzahare, narapfuye mpagaze. ndashima Yesu ujya ukura umuntu mu rupfu akamushyira mu buzima. ahimbazwe. ndi umusinzi w'amacupa 12 y'inzoga. ukuntu ukuri kwiyampamagaye, nanywaga ikese mu masaha 4, mitsingi nanga pirimusi, wagaruka ugasanga ndayimaze, nkagerekaho ni bure y'urumogi. ndakubwiye ngo polisi zari zaramfunze zarananiwe. uratekereza ko umuntu wanywaga urumogi akanywa ikese y'inzoga nkagerekaho n'ibindi biyobyabwenge? nararwanaga, isoko ryaremye nkariremuza. itabi urumogi umuntu yanywa 4, narunywaga iminota 10. ijisho ryarahiye. Yesu arashoboye. ijisho ryarabaye nk'iry'inyoni iri mu rusenda. narakurebaga ukava mu nzira, kukureba gusa ugahita umbwira uti tambuka peni. Yesu arashoboye. aka kanwa kari kuvuga ubutumwa ntarakira Yesu, narinzi gushira isoni. inshuti, nashiraga isoni kurusha abantu bazima n'abapfuye. nashiraga isoni abagabo nkabarazana, abanyina abagore nkabarazana base, umva nkabakora mu moko. nawe urabyumva, hari ibyo navugira hakuruhimbi. nashiraga isoni umuntu akiruka yikunkumura ibitutsi. akanwa kashiraga isoni karimo kuvuga ubutumwa. mpera Yesu icubahiro, haleluya. natangiye abantu batarumva Yesu, ariko mu minota ngiye kumara Yesu muramwumva, arahari. Yesu ashimwe cyane, aracyakora uko yarari kera. nsubiyemo kabiri, n'uyu munsi ni kwakira. ni isaha itaragera. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. tuza umutima. ndi uwo musinzi, ndi igisambo kizi gukuruza ipataramano ndyamanye n'umugabo. uwinjiranaga amafaranga iwanjye ntiyayasohokanaga. nakuruzaga ipataramano nyine turi hariya, turi muri Arabwenge mu gukora ibyo abantu bakora nyine. nuko ipataro nkayikuruza amano, amafaranga yose nkayakuramo nkayahisha mu bisuko. nari igisambo international, nari igisambo 100% 100%. ipataro narangiza nkayisubizayo, yahaguruka amajije kwambara nganyishuro yakoramo umufuka akayabura. nawe urabyumva ni amakofi. rero Yesu arashoboye. murambona mfite ibikovu ku munwa, nubwo niteze ibindi ndabyikoreye ku maboko. ngibi barampondaguraga sinumve, nkavuga ngo butinze guce ngo nongere nje gusinda. ariko Yesu arashoboye. ndi umurwanyi, Imana ishimwe. ndi umucanzaratsi, najyaga guca inzaratsi ku mupaka w'u Rwanda n'Ubuganda, ahantu bita Nyamicucu ku mupfumu bitaruyaga. Yesu yandokoye, nari mpfuye rubi, mfite imyaka 16. kururiye ifoto, ngatwara ihene mu gitondo saa 10 butaracya. nararaga inkera ndi mu byaha. uyu munsi ndi kurara inkera nsenga. Yesu arashoboye. ihene nkayishira umupfumu akayirya ibikenya, akayirya amatako, inyama akazimara nkanuye amaso. abakorera satani bari kurushwa n'ubusa. nazanye ijambo rivuga ngo dore kubaha Uwiteka gusa nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha no kujijuka. Imana irashoboye.
nzi kuroga abagore ingo zigasenyuka. nari umurozi wohereza imbaraga mu mwanya w'ibanga. umugore igihe cyo kubaka urugo rwe n'umugabo we agatinya urusenda. nari mfite imbaraga za gishitani. nzi gutera abagabo kwibura igihe cyo kubaka ingo zabo. ndi umurozi ushobora kukoherereza uburwayi bugufata munsi mu kirenge, wakandagira ukagira ngo harimo amahwa. ndababwiye ngo ibyaha byose muzi bibaho ku isi narabikoze. icyaha ntakoze ni icyaha cyo kuroga uburozi bwo gutamika no gucuragura. iyo Yesu atampa agakiza no gutamika nari kuzatamika. gucuragura ni babandi barara batubyinira tutabatumiye. iyo Yesu atampa agakiza no gucuragura nari kuzacuragura. ariko na nyuma ya zeru Yesu arakora. arashoboye se naga ntagashoboye. humura Yesu na bya bindi umaze igihe usengera arashoboye azabikora. Imana nishimwe. ngewe nzi kuroga imirima kutera. ndaza kubivuga kubo turi bukomezanye. nzi kuroga abacuruza inyatsi. nzi kuroga umugabo nkamutera uruzerera akazerera mu bagore atashatse asize uwo yashatse. nzi kuroga abana b'abakobwa. ubu hari ibintu ntashobora kuvugira aha kuko Imana yarambwiye ngo ninjya ntanga n'ubuhamya njye ngiraho ngira ubwenge mbe nka Natani. mujye musengesha umwuka iteka. mumenye ngo ibitukuye byose ntago ari inyama, ibyera byose ntago ari amata, ibishashagirana byose si zahabu, n'inyoni zose si inyange. benshi ibi bintu ndi kubivuga nta muntu wigeze anshiraho operation ngo ngo bivuge. ngewe mwuka wera yangeze wamajije guhamagarwa ndavuga ngo reka mpamye. mbwira abarozi ko bataroga ngo bageze ahanje. mbwira abasambanyi ko batasambana ngo bageze ahanje. mbwira abajura, mbwira abanyamoko ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge. abenshi bankoreshaga kuko nje nari umukozi w'abarozi. bamwe njya mbivuga ngo ariko se ngo uyu mwana ngo yagiye muri biri afite imyaka 14 16 agatangira kujya kuraguza no kuroga ngo abitewe n'iki ni igitugu Satani yari yarantwaje. abarozi bampa misiyo barambwira batujye udukorera, ariko Imana ishimwe ko uyu munsi ndi umukozi wayo. nakoreraga abarozi none ubu ndi gukorera Imana. ari Imana sari n'abarozi igifite imbaraga n'iki izera iyo Mana. rero wowe byari bicitse ukavuga ngo ndangira umuvuzi nanga umupfumu ngo najyayo. Yesu wacu atakurengeye nta muntu wakurengera. Imana ishimwe. abantu benshi bantumaga sinavuga ngo ni bose, abamwe babagara abo mu matorero, mu badive, mu barokore, mu bagaturika, ariko cyane abasilamu ho niho rwari ruzingiye. kuko ngewe najyaga kuroga bakambwira bati umuturage rumugongo mfite uburyo nshobora gutuma ihemba urudodo rw'umwambaro wawe nk'imigongo murwaye hano, ariko muhumure mu minota numva mpawe ndasengera abantu kandi nabihana ndabasengera. Imana ikiza uburwayi, Imana ikiza ibyaha, Imana igirire neza abantu bahanoshejemo, Imana ihindura ibyanze guhinduka. reka mbabwire ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. ngewe nazingiraga abakobwa iwabo ngo badashaka, nkoresheje amaraso y'agasimba bita gasamunyiga nkagahiga abandi basinziriye mu bihuru mu buvumo, ndi n'igiti kirekire kirimo imisumari ibiri, ndi n'itoroshi caginze, umva ndi n'igikapu mpetse mu mugongo kirimo icuma gityaye kirimo icupa ringana na litiro, ngahiga gasamunyiga. abataza ko gasimba kararwana karanuka, imbwa yisha gasamunyiga niyo wayogesha omo ukayitera parufe ntishobora gushira umunuko, ariko nje kubw'igitugu ngahiga gasamunyiga. umukobwa rero bampayeho misi yo kumuroga, niyo wabaguri mwiza usa na Bikira Mariya utaritonze amaraso ya Yesu nagutongaga amaraso ya gasamunyiga. ndaje kugwicerekezo cyo gusenga, ndagira ngo mbabwije ukuri kwiyampamagaye. utarasenga muri iki kinyejana arasengera. gusengera no gusenga mwahitamo iki? ariko aba bantu bari hano gusengera no gusenga mwahitamo iki? Imana ibaha imbaraga zo gusenga, kuko ni mudasenga muzasengera, kandi gusengera bizabavuna kurusha uko mwasenga. urugero rufatika usengerera umuntu yamara gusinda akagukubita icupa, urumva gusengera bitavuna se? ariko iyo dusenze ibintu birahinduka. Imana ibaha imbaraga zo gusenga. Yesu ashimwe. 204 umuririmbyi wo mu gitabo yararirimbye, ntago nabonye umwanya wo kuririmba, aravuga ngo kwa kwingabo za Satani zirakomeye, aravuga ngo tudafite umwami Yesu uzagira gute baroko, zaduhindura ukuntu ukuri, ariko aravuga ngo twebwe abakurikiye umucunguzi tumutumbire twizeye ubutwari. Yesu aravuga ngo ndaje nimukomere, ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora. ndagutangarije ngo uri kumwe na Yesu ntacu umurozi yagutwara, uri kumwe na Yesu ibiguhiga ntibyakubona, uri kumwe. Haleluya. Bibiliya nanga umuririmbyi yaravuze ngo abari mu mababa y'Uwiteka nahisi yahinduka twe turashinganye. Password nukugira gute?
ni ugusenga. Imana ibaha imbaraga. Rimwe umuntu arantuma arambwira ati ngiye kugutuma untwarira amarozi kwa runaka ku mupasiteri. Ndagira ngo bamwe banyumva kuri YouTube kwihererana ibyo bintu byarananiye. Ndavuga ngo noneho no kurira indege nkajya mu Buraya amatike ashobora kutaboneka. Ndavuga ngo hashimwe Yesu wazanye za chano akazana ama YouTube. Ubwo mba numva ko n'abari hanze bafite ibitero nkuko natwe turi mu Rwanda tubifite. Umuntu anyemerera 200,000 amavanse 80. Reka mbabwira ariko hari ubwoko butarogeka. Antuma kujya kuroga pasiteri. Ubwo ndashogoshera nta uzapfata mwaye naramwaye. Aho nagiye kuroga ngasanga n'ubwoko butarogeka. Nkaba ninjiye muri kakanya ka Baraki na Baramu. Yamubwiye ngo bavumi. Yahagarara habavuma ngo ahubwo kumva ari kubahesha umugisha. Akavuga ngo ninde wavumu w'Imana itavumye, ninde warakarira w'Imana itarakarari. Uko niko nabonye Imana itanga ingabo zipfa ku bwa pasiteri kubera ko yabanye n'Imana nkuko bikwiriye. Nubana nayo ntutambika ibirenge ngakaguru kamwe gashire mu bya kandi ugashire mu byayo. Umva, nubana n'Imana neza izatanga ingabo zipfe ku bwawe. Ngewe mwarabyumvishe ko nafatiwe ku idirisha n'ubuhamya burebure. Barasenze nanje nahawe misiyo. Imbaraga za misiyo yo kuroga zirapfa, izo gusenga zigira imbaraga. Bamfatiye ku idirisha rya pasiteri we n'umugore barasenze batuye umurozi tumufashe mpiri. Ndimo kwihuta bati izina ribohora, izina rifite imbaraga. Basenze imbaraga y'impigi nari mfite iraceceka. Ijuru rifite impigi igimena impigi y'abarozi. Ijuru rifite impigi igimena impigi y'abarozi ikazimu ubuzima bwawe bugakomeza. Ijuru rifite ipingu rijya rifata abajura, rijya rifata abarozi. Ijuru rifite ipingu rirenze iryo polisi yambika abantu. Nafatiwe n'ipingu ry'ijuru kwa pasiteri kuko ari ubwoko butarogeka. Yesu arashoboye ariko nanga ntagashoboye. Nimukomere urufatiro rw'Imana ruracariho. Nsubiyemo kabiri ngo rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Amateka maremare ndahafatirwa ariko nyine utaranirwa ngaramye. Baca umugani ngagira ngo ijuru riri hafi. Barongera baca umugani ngo umuntu ajya amanika agati yicaye ariko yajya kukamanura akagira gutagahagarara kandi akaruta kandi kajya kakamira. Hari imbaraga nabonye zimira izindi. Iyo Satani aza kuba afite imbaraga uyu munsi mba nkimukorera, ariko kuko Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'ibintu byose uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Muririmbyi yaravuze ngo hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hari Imana ikomeye. Haleluya! Imana nishimwe. Ndayishimye rero kuko ari umukozi w'umuhanga. Hashimwe Yesu we wampamagaye. Nzakomeza uko Yesu azanshoboza kubana namwe. Nzajya ngenda mbaho ibice by'ubu buhamya kandi ndabizi Yesu ntaga ngeza ahantu rimwe ngo birangiriraho, ahubwo ubu turakomezanya. Yesu ashimwe. No ku bandi bakeneye ibisobanuro tuzajya dukomezanya. Imana irashoboye. Mubyumve ko kure Yesu ntahatagukura, nta nakura atakugeza. Arashoboye ntagashoboye. Nzababwira nuko nahamagawe. Urumva ubuhamya ntanga amasaha 12 ari ingingo z'ingenzi. Iyo mvuze ubuhamya bwanje ku buryo burambuye butwara iminsi 7. Umunsi wa 8 ukaba w'ijambo. Mwabibonye ko mfite na Bibiliya ndetse njya ngira n'indirimbo. Ubu ngenzi gusoma no kwandika ntarigeze niga. Mu gihe cyose natwajwe igitugu na Satani sinigeze niga, ariko majije guhamagarwa Imana inkiza ubujiji mpubumenyi. Ubu ndasoma nkandika. Icyo ntabasha kwandika ni Icyongereza ariko kugisoma ndagisoma. Aho bibaye ngombwa ko njya mu bihugu Uganda, Kenya kuko ari gengirirwa umugisha nkavuga y'ubutumwa, nta muntu nyobora icapa ndagisoma nkamenya ngo kiranyerekeza ahangaha, nkigeza aho ngomba kujya kubera ubwenge ijuru ryampaye. Imana ikiza ubujiji gatanga ubumenyi. Irashoboye nanga ntagishoboye. Yesu ahimbazwe. Nari nibeshe ndi kugendera kuri iriya saha ariko ndiko nagira ngo ntagiri kugihe. Imana itugirire neza. Reka nkoresha igihe ndabona hasigaye iminota mike. Rero mwamajije kubyumva, mwanyumvishe ko hari aho Yesu yankuye, mwanabyumvishije ko hari ahangejeje. Birashoboka ko hari ibintu byagutwaje igitugu kubireka bikakunanira, ariko uyu munsi natwe turahari nk'abantu Yesu yahamagaye nk'abafasha b'Imana muri iki gihe kugira ngo dusengere abantu. Waba uri hano ufite ibyakunaniye, si ngombwa ngo ubisubiremo ngo uvuge ngo nakoraga ibi ngo nakoraga ibi.
ibi ahubwo urahaguruka ku maguru yawe abiri kuko umuririmbyi yaravuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka kuba mu isi cyangwa mu ijuru ngo kereka kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Amina, haleluya. Aravuga ngo wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Niwumva warogejwe na Yesu ugatunganwa n'amaraso ye, Yesu yarakuhagije amaraso, ukumva imyambaro yawe yera, ukomeze wiyicarire. Ariko niwumva utarogejwe na Yesu, wagenda gufite Yesu wo ku munwa atari muri wowe, uhaguruke ngo usengere. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo bakizwaho abantu babareba ndetse naho batakureba ukizwe. Imana yarambwiye ngo muba abakirisitu badahindurwa n'ibihe, tube mu nyumva. Ariko yemwe mureke tuba abakirisitu badahindurwa n'ibihe mu nyumve, kuko iyo ibihe bihindutse n'abantu barahinduka. Umuntu wumva atarogejwe na Yesu neza nk'uko bikwiriye, haguruka ngo usengere Imana. Haguruka dusengane Imana. Umuntu wumva hari ibyo ashaka gusezerera, wabyumvishe ko ngewe nakoze ibyaha byose, kuroga, gusambana, kwiba, kuraguza, amoko, kubesha. Uyu munsi hari abantu bari hano batunze amoko muri bo, akaba afite uwo yashingira n'uwo atashingira. Sindi buvuge byinshi. Iri teraniro nimba harimo abantu batsinzwe, muhaguruke dusenga Imana. Nimara gusengera bihanye, ndasengera abarwayi. Kirazira rero kwanga kwihana ibyaha, navuga ku barwayi ugahaguruka, kuko ngewe mfite ibihamya. Uyu mureba nakize indwara ya sida nayirwaye imyaka 8, inyicira umugabo yapimaga 105, apfa afite ibiro 16, 18, ari uruhu n'amagufa. Yesu ukiza sida ntago yananirwa ikibazo. Ndavuze ngo haguruka ku kintu wumva kiri kugucira urubanza, wumva akanya impanda ivuze utasanganira Yesu, haguruka tugusengere. Ni wumva ntabyo wiyicarire, nimpamagara abo gukira indwara, kuko ni muri iyi minota nsigaje, ntuze guhaguruka, kuko nimba udashaka gukira indwara, gukira ibyaha ni indwara uyigumanire. Haguruka dusenga Imana. Hasigaye iminota 5 yanje. Imana ibahereza umugisha, ubu mwese mwogejwe n'amaraso. Yesu akwiyera umugisha, nengeye gukaraba. Yesu ahereza umugisha abantu bumva batsinzwe. Bibiliya yaravuze ngo nitwibwira ko nta cyaha dufite, tuzaba twishutse rwose, kandi ngukuri kuzaba kutari muri twe. Ariko nitwatura tukabireka, Imana niyo yo kutubabarira. Mwatambuka mukaza ahangaha, abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza ari ubwa mbere, mutambuke muza. Abandi mwaguye mugasubira inyuma, mukumva mwaciriwe urubanza, muraca bugufi aho muhagaze. Ariko abandi mutambuke, usibye ko namwe nta kibazo mwaza mugapfukama tukabasengera. Bibiliya yaravuze ngo twature ibyaha byacu, Yakobo 5:16, ngo twature ibyaha byacu kugira ngo dukizwe kandi dusabirane, ngo kuko gusenga k'umukiranutsi. Ariko muri hano mu minota 3 nsigaje muri hano, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yo yasenganye umwete. Ntago ibyaha ufite ibyaha nta mwete wasengana. Kadusengera mwebwe muri mu ntebe, mwumve ko namwe mwakimba bazizimana, ibakomereza amaboko atentebutse, ikomeza amavi yanyasukuma. Imana isubiza abantu ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Basengere, sengera aba bantu. Mana ishobora byose, ufite imbaraga zikura mu rupfu zigashyira mu buzima, ufite imbaraga zikuraho ibyaha zigatanga agakiza. Muri iri teraniro havugiwemo ijambo ryawe, bashiki bacu batsinzwe n'ijambo ryawe, beze kandi ubatunganye. Uhereye uyu mwanya batangire kugirana ubucuti nawe, uhereye uyu mwanya babe abana bawe, uhereye uyu mwanya batangire kumva umunezero uvuye kuri wowe, uhereye uyu mwanya ubabohore. Turagushimiye Mana. Dusengeye iteraniro ryose, hari abandi bakumenye ariko bacika intege, bajya mu byaha bitandukanye. Turabasengeye, imbaraga zawe nizibahe ubuzima, imbaraga zawe nizibakureho ibyaha. Reka imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza muri iri teraniro. Umwuka wera agende ahatari ubuzima, ahashyira ubuzima. Turagushimiye tugukomera mu mashyi. Uri Imana ibohora abantu bakabohoka. Oh haleluya. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Reka dusengera abarwayi bari muri iri teraniro, uburwayi bwananiranye, ubugufashe mu minsi mike. Aho uri nimba wumva urwaye, haguruka dusenge, kuko ntagaraho gupfira ahubwo naho gukirira. Nimba hari n'undi urwaye, mwizerere uhaguruke, kuko Bibiliya yaravuze ngo yemwe abarushe mwese n'abaremerewe, nimuze musange Yesu abaruhure. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana yambaye icubahiro no gukomera, uri Imana ikinga ntihagire ukingura, uri Imana ikinga
wica kugira ngo bakize uburwayi. Wakijije nyirabukwa Petero ubuganga, umuri impumyi baritoramayo, utobakwa n'impumyi irareba. Uri Imana ikora, yazuye Lazaro, uzura agakobwa ka Yayiro. Aba barwayi rero mpamagaye ikiganza cyawe, cya kindi wakwajeje kuri nyirabukwa Petero arwaye ubuganga agakira. Ikiganza cyawe nikibakoreho. Mpamagaye farumasi yo mu ijuru, irimo urushinge rutaryana, irimo ikinini kidasharira, niyururukire kubavura. Urakoze. Amaraso yawe agenda mu mitsi, agenda mu magufa, agenda mu nyama, agenda mu misokoro. Ubakize uburwayi, wiheshe icyubahiro, kuko baryamye kwa muganga barwaye, ibitanda baryamyeho ntibyagushima, ariko ubakijije bagushima. Baramutse bapfuye, ibituro baryamyemo ntibyagushima, ariko ubakijije bagushima. Urakoze ko mbona ubakijije kandi kutanze amagara mazima, akanwa k'aba barwayi ukaba ukaremeye ishimwe. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Icyubahiro nicaye ni mu izina rya Yesu, amen. Mwakire gukira mu izina rya Yesu. Munyemere dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryayo tumaze kumva, kandi n'umukozi wayo tuzamura ibiganza tumusabire umugisha ku Mana. Imana imuhungisha mu izina rya nde? Uzi ko ngewe hari ibintu bimwe bavuga kubera kutabimenya nkagira ngo none ntibibaho. Ni ukuri pe, kandi mbabwiye ukuri kw'Imana. Mbangira ngo bimwe ntibibaho pe, barakabije. Umuntu yaroga bikemera, akaroga biriya bintu byose bikemera. Si yarashize pe. Uzi ko Satani afite abantu bamukorera koko, kandi rimwe na rimwe nabo baraza bagaterana, ariko nibyo byiza bazajye baza bumva ijambo ry'Imana nabo bakire. Siko kwiza se? Cyangwa tuzabwire bareke kuza? Bagomba kuza nabo bakumva, bakumva ijambo ry'Imana. Munyemerere dukore umurimo w'Imana, dutanga amaturo ndetse n'icacumi. Bena yawe Bena, hamagara cyane ngawe chorus. Dutanga amaturo rero, icacumi na y'umutima ukunze tuyashyira kuri Momo Pay, ko yabafite kuri telefone ni 077911. Abayafite kuri telefone ariko abayafite rero mu ntoki, ibyibo byabugenewe biri hari imbere, kandi dukunda gutura duhagaze. Twese duhagurutse tukaririmbishwa chorus ngufi cyane, hanyuma tugakomeza umurimo w'Imana. Muremera tujye juru? Uwana ni basigare yicaye nta kibazo, ariko tunagiye no gusoza nushatse uhaguruka. Chorus twagiye dutanga amaturo, kandi ducunguza uburyo umwete uko Imana yagufashije kubitegura ubikore neza. Ndabona batangiye kubikora. Abayafite kuri telefone namwe murashira kuri 077911 araba yagezeyo. Onye uzuyishimwe kubw'ibyiza wankoreye, fasha inanga yanjye ndirimbe, ngutuye ineza yo wankwiriye. Mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye, fasha inanga yanjye ndirimbe, ngutuye ineza yo wankwiriye. Dutura amaturo ducunguza uburyo umwete. Mutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe.
ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe. Fasha inanga yanjye ndirimbe, ngutuye ineza yo wangiriye. Mutima wanjye wuzuye ishimwe, ku byiza yankoreye. Mana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ubigende tugaragaje kubikoresha neza, turagaragaje pe, ariko hasigaye ikintu kimwe gikomeye. Tugiye kubaka rero rusengero, dufite umuvuduko ngo mu mezi 2 bibe byarangiye turusengeramo, kandi turi kurwana n'umwuka ugira ngo tutazasenga. Umwuka ushobora gutuma badukingira urusengero ntitwongere guterana, turi guhangana nawe. Kandi duhangana nawe tugira gute? Bitari mu magambo, yego no mu magambo tubivuga. Hari akajambo mushumba avuga ngo nudafite icyo afite, utagira icyo afite, ngo avuge neza inzu y'Imana. Mwari muzi ko hariho n'abaza bayivuga nabi, nabyo zarantangaje. Ariko niba nta n'amafaranga ufite uyivuge neza, ariko niba ari icyo ufite kizane mu nzu y'Imana twubaka urusengero, mu mezi 2 tube turarutashe. Ese mwandi mubikunze? Ngaho gani muzi. Ngaho rero ndababwira cyane se, reka ntangire. Twagiye rero ducunguza uburyo Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Yes, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Umwana Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Imana yarakoze cyane ko yongeye kutugarurira ubuzima. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu muzehe. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ducunguza uburyo umwete, dukorera Imana, dufite intego yo kugira ngo urusengero rwacu turutahe, kandi turutahe duhimbaza Imana n'abandi bose bahimbaza Imana ku bwacu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndabona mwabiteguye neza cyane. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yes, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Abayafite mu ntoki mwese muyazane uko mwabiteguye. Ntabwo hano duhata, nta nubwo twinginga, kuko umuntu wese yamaze kubyishiramo ko ari umurimo wawe kugira ngo uriya rusengero tuzarutahe. Utari muri babandi bazashima bavuga ngo ndashimira Imana ko rwuzuye nta cyanje kirugezeho. Utari muri babandi uzashima Imana, twese tuzahimbaza Imana. Imana iguha umugisha umwana, Imana iguha umugisha. Yes, uzashima Imana nawe uvuga ngo nanjye hari ibuye ryanjye, hari itafari ryanjye, hariho ferabeto yanjye, hariho ibati ryanjye, hariho iki cyanjye. Durakomeje rero. Hanyuma rero nubundi muri processus ko tubikora, ubu ni mu mujyi hatari i Kigali. Abara hepfo babona abantu bavuye mu mujyi, tuvuye ku ngombo, twaye indasho mu izina rya Yesu. Mwende muterana mu rya 3 aho impandiri buririmbe, twari ku ngombo. Babona abantu b'i Kigali namwe nyine mukigira nka confidence, kandi baturusha amafaranga. Dukuri baraturusha, bafite amabato n'ibiki, ariko babona ngo babona abanyakigali bakabatinya. Kandi ikintu kimwe kiranga abanyakigali ni ugutwara amafaranga kuri telefone. Ngaho rero ni muyazane. Muyatwara kuri telefone nyine ni muyazane. Tuyashireho rero twagiye. 078 ayo ndavyishe. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8. Muzi ko nyavuga vava no ngiye kwitondagura amafaranga agende. Akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 7 9 1 5 6 akanyenyeri umubare w'amafaranga urwego. Sunika turebe. Mushumba avuga ngo tube nk'abasunika kandi byumvikana. Uzi ko mbonye mwadepere yaje mu neza. Umubare w'ibanga. Ese muri kubikora? Ko mucecetse? Abari kubikora, muri kubikora? Yama si yashize. Sikabanya Kigali basigaye twara amafaranga mu mufuka gusa. Yes. Niba yagezeyo, niba mwayatanze, Imana y'umujuru bahamugisha mu izina rya Yesu. Kandi utayafite kuri telefone nta cyaha yakoze, ariko turagusabira umugisha kugira ngo utaha nawe uzaze imbere y'Imana uyafite mu mufuka, uyafite no kuri telefone. John Love hombi biremera, kandi Imana izaduhereza umugisha mu izina rya Yesu.
muranyemerera dusoreze aho ngaho dusoze ko mucecetse muracyakoni utume aho ngaho tugeze mwanya wo kumva amatangazo rero tugiye kwakira mushumba wacu mu minota isigaye nawe arayikoresha hanyuma aduha amatangazo y'iki cyumweru ndabizi ko dufite amatangazo menshi ariko yose hariho umwanya nta kibazo imana imumbugisha mu izina rya Yesu mushumba kandi mwayatanze pe reka dukomere imana amashyi yaduhaye ibihe byiza turambure n'ibiganza byacu tuyihereze icyubahiro amatangazo dufite hari itangazo ry'umwihariko ndibuze kugarukaho ry'inyubako dusoje amatangazo asanzwe nuko tugira amateraniro 3 ku cyumweru kandi kuwa mbere dutangira burakeye itangira saa 10 kugeza saa 12 igasozwa kuwa gatandatu kuwa kabiri kuwa mbere hari igicaniro cy'amasengesho gihoraho gitangira saa 2 za mu gitondo kugeza saa 11 kuwa kabiri ababyeyi barasenga kandi kuwa gatatu zone special nizaterana saa 11 n'igice nkuko bisanzwe abiga inyigisho z'umubatizo biga kuwa gatatu saa 9 n'igice ndetse no ku cyumweru saa 5:45 dusoje iteraniro rya kabiri kuwa kane hari igicaniro cy'amasengesho by'umwihariko twatumiyemo mushiki wacu Penina murumva ko afite ibintu byinshi kandi agomba kubivuga mukamenya icyo muzira buriya hari imbaraga z'abadayimoni ziba ziri ku bantu ntibamenye uko bimeze ariko iyo wamajije kumenya aho waterewe umenya nuko wivuza sibyo ibi bintu biba bikomeye cyane satani agira imbaraga ariko iyo wamajije kumenya imbaraga zigutera aho zituruka umenye ko umurwanya ubwo rero azaza kuwa kane mu cyumba cy'amasengesho mu gicaniro cy'amasengesho cyo kuwa kane ahabwa umwanya uhagije avuga Imana neza avuge n'imbaraga za satani kuntu zatsinzwe abantu babohoke hazabaho n'uburyo bwo gusengera abantu mu buryo butandukanye kuwa gatanu dufite impinduka saa 11 n'igice ariko abantu basigaye bakererwa kandi nabwo dufite umwigisha twatumiye kandi twagize ibihe byiza kuwa gatanu abaje Imana ibahe umugisha kuwa gatandatu n'ubukwe ariko nanone dufite ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge ibyo biterane biratangira none kandi mushiki wacu turaba turi kumwe nawe iki giterane uno munsi turagitangirira Sodoma none nejo uyu munsi turaba turi kumwe nawe na korali Impanda na korali Ebenezer na korali Yakin n'indi korali turi buze kubana nayo saa 8 zuzuye hari ya Sodoma abakristo mwese muze kuza ku isaha ya saa 8 ejo kirakomeje kandi tuzaba turi kumwe nanone n'abakozi b'Imana ndetse tuzaba turi kumwe na Theo bose babireba ejo rero nabwo ni saa 9 kuwa gatanu kizabera ahantu bita mu by'Imana ni hano hagati ya Karugira Mukobo kizaba kuwa kane ni kuwa kane kuwa gatandatu no ku cyumweru iki giterane kizakomereza mu Cyumbati korali zindi zacu nazo zizaba zihari bahawe gahunda yuko bazaririmba iki giterane muzakitabire kandi mu gisengere kugira ngo Imana izakoremo ibitangaza hari abantu benshi bagiye kugwa mu byaha Imana itanga agakiza hariyo abasinzi hariyo abasambanyi hariyo abanywa ibiyobyabwenge no gusenga Imana cyane reka turange abageni bagiye gutangiza umushinga w'ubukwe Habimana Venuste natambuke aze ahangaha nabanguke afite sheri we azamuzanye yitwa Nyirabakozi Brigitte fate ikiganza umuzane rwose
ko amashyi se muyakoma gakeya. Yeah. Bibaye ngombwa ko basoza gukiranuka kose, kandi ni byiza, ni ku ijambo ry'Imana ribisaba. Nimurebane. None se ko murebana ntumurebe? Yego rata, warakoze cyane. None se uyu mushinga murawemera? Mufata ikiganza mwigendere. Bagize ngo hari ikindi, ariko abantu bafotora ko bataje gufotora, ariko babafashe kuri kamera, ntimugire ikibazo. Turi buze kongera kwifotozanya mu iteraniro rya gatatu. Andi matangazo ni amatangazo yo gushimira mwebwe mwese mwaje muri iri teraniro rya mbere. Imana ibahe umugisha, kandi amakorari worship team Imana ibahe umugisha, abashyitsi bacu, inshuti zacu, abakristo, umuntu wese ahereze ikiganza umuntu bicaranye amubwire ngo Imana iguhe umugisha. Itangazo rero nshatse kugarukaho gatoya ni ry'umwihariko, ariko twese tukaryumva. Ni itangazo rigendanye n'inyubako. Mu minsi ishize mwumvishe ko twahamagaye abayoboye ibyiciro byose tukagirana inama, ariko nanone ni ngombwa ko namwe tubaha amakuru. Ubundi ahangaha tugira ibyuma byinshi, ariko kubera impamvu z'urusaku ndetse n'aho duteranira, twasabwe ko bibaye ngombwa ko n'ibyuma twabikuraho byose, kandi dusabwa ko byibuza mu mezi 2 tugomba kuba twujuje ibisabwa kuri urusengero runini rushya tukarwimukiramo. Ko muri ayo mezi 2 turamutse tutabishoboye, hashobora kubaho no kudaterana, tugateranira mu ngo, tukazagaruka guterana ari uko urusengero rwuzuye. Ibi bintu rero birakomeye, ariko Imana dukorera irakomeye kubiruta. Imana tuyihereze icyubahiro. Icyo bishatse kuvuga, biradusaba ko tugomba kongeramo imbaraga tugatanga amafaranga. Suko tutayatanga, suko mutayatanze. Nongere mbonereho n'umwanya wo gusabira umugisha abantu bose bakora mu butunzi bwabo bagatanga. Murimo murabiba ahantu heza mu butaka burimo ifumbire muzasarura. Nongere mburira abantu badatanga bafite ubushobozi bwo gutanga, ni ikibazo gikomeye. Nongere sabira umugisha abantu badafite icyo gutanga bakavuga neza inzu y'Imana. Mujye muyivuga neza. Kuyivuga neza nta kundi ni ugusabira umugisha abatanze, kandi ukavuga ngo Mana mu ihema ryawe hazabonekemo ibyiza gusa. Ibyo bintu bifite ikintu biremye mu isi y'umwuka. Kubera iyo mpamvu rero tuzakomeza gukoresha ubu buryo, ariko turakoresha n'uburyo budasanzwe. Yaba uri umukristo wacu, yaba uri umushyitsi, uri inshuti y'itorero, tugiye gutangira kujya duhamagara n'abantu. Ubu tugiye gutangira igikorwa, murabona ko gufunga bwo twatangiye kurufunga, ndetse n'imbere hatangiye gukorwa, hakenewe n'inyuma ndetse n'ibirahure, ariko ikintu gidukomereye cyane ni plafo, kuko mu bintu bisabwa habamo sound proof. Sound proof rero irimo irasaba miliyoni 38,40, kandi igomba gutangira gukorwa. Abakora inyigo batangiye kuyikora, ku buryo muri kino cyumweru batwereka uko bimeze. Miliyoni 40 ni nyinshi cyangwa ni nkeya? Murakoze cyane. Kuri wowe ashobora kuba menshi, ariko Imana dukorera yo ntago ari menshi, ni makeya cyane, kuko Imana yaguhaye umugisha wayatanga. Isi n'ibiyuzuye byose ibyayo. Cyumweru cyashize hari umuntu twahuye arambwira ati hari abantu bafite ibibazo, bahinduye amafaranga, bafite ibifaranga byinshi babitse, ibyo bifaranga bitabiba ibipapuro, ntago bikira amafaranga, ntibari bayafite se afite agaciro. Ariko mu by'ukuri mureke dukorera Imana nk'abazapfejo, mureke twitange uko dushoboye.
ikindi ushobora we kuba udafite amafaranga. Icya mbere no kuvuga neza inzu y'Imana ariko ufite inshuti zifite amafaranga, ntago biteye isoni. Jewe iyo ndimo ndubaka inzu zanjye nta muntu ushobora kubwira ngo naza ntera inkunga. Ubwo nyine niba niyemeje kubaka mba nzi ko nzubaka nkuzuza. Ariko iyo mbwiye umuntu ngo naze hano ku rusengero gutanga amafaranga, abazi ko ari umugisha agomba kubona, ntago bintera isoni. Wowe umajije kuzana bangahe? Bitekerezeho. Kandi ufite abantu batandukanye. Njya mbona abantu bajye bampamagara ku nsengero iwabo bakavuga bati wacu turi kubaka turagusaba inkunga, duha inkunga, kandi nkazibaha. None se wowe kuki udasaba abantu inkunga? Ndashimira abashyitsi cyane. Abashyitsi dufite bararika abandi bantu bakavuga bati aho dusengera turi kubaka urusengero, bati se ni iwanyu kwitoro? Ati hoya, ati ndahakunda ariko turi kubaka inzu y'Imana kandi waza ugakorera umugisha. Ukabona abantu batuzaniye amafaranga b'abashyitsi kubera ko bakunze sejemu, bamara kuhakunda bakahakundisha abandi. Muvuga ngo Imana ibahe umugisha. Rero torero basangwa abashyitsi, iri jambo turaribabwiye, mu mezi 2 dukeneye amafaranga menshi, ariko Imana izayaduhe. Imana iyaduhe, Imana izayaduhe, ifungura imiryango ifunze, kandi uwo tuzahamagara umutima utwemeje kumuhamagara, nituguhamagara uzaduhe uko ushoboye. Ariko nanone nubwo tutaguhamagara waza no kutureba, nubwo tutaguhamagara washyira mu giseke, nubwo tutaguhamagara washyira kuri momo. Mbese reka twongeremo imbaraga nyinshi ziruta izo twakoreshaga muri aya mezi 2, turebe ku rusengero rw'Imana rwuzura. Imana izaduha umugisha. Murakoze cyane. Imana ibashoboze kandi Imana ibahe umugisha. Nimuhaguruke. Tubasaba umugisha ku Mana rero muri iki cyumweru, muzahahe kandi muzaronke. Amaboko y'Imana azabatwikire. Abacuruza marayika azahagarare ku maseta yanyu. Abakorera abandi Imana izabaha umugisha kubakoresha. Abikorera icyubahiro cy'Imana kizababeho. Reka kurindwa n'Imana bizadutwikire twebwe twese. Ibyiza tuzagerageza gukora Imana izabishyigikire, tuzabona umugisha muri byose. Uvuga ngo turabyakiriye. Mana turagushimiye ko nta jambo ujya uvuga ngo rihere. Watuvuzeho ibintu byinshi bitandukanye, kandi mu bihe bitandukanye twagiye tubona ineza yawe. Iri teraniro ryose turisabiye umugisha. Abakuru n'abato tubasabiye umugisha. Reka iki cyumweru tuzabona ineza yawe. Iyi nzu yawe iri kubakwa aha sejemu